Yes. Muraho neza abakunzi ba Jump Real Estate. Uyu munsi rero nka Jump Real Estate nkuko twabyiyemeje kubereka opportunity dufite hano mu Rwanda ziri ku isoko zigurishwa. Uyu munsi rero twaje kubereka ubutaka buri ku isoko bugurishwa. Ubutaka twaje kubereka ntago ari ubutaka bwo guhinga, n'ubutaka bwo guturamo. Ibibanza byiza biri kuri metero kare 300 kugera kuri 400 ni ubutaka dufite mu Bugesera hano bw'imari buri ku isoko bugurishwa. Kandi guess what, ubutaka bwo twaje kubereka uyu munsi bufite view y'ikiyaga nkuko muri kubibona. We have the view y'ikiyaga hariya n'akandi gashyamba, so biguha nyine view nziza y'ubu butaka. So ubutaka ibibanza twaje kubeka dufite ibibanza birenga 9 biri available bigurishwa. So ni ibibanza rero byiza nkuko muri kubibona biri flat. So nkuko mubizi ugiye kubaka excavation ibintu bitwara amafaranga, ariko buno butaka twaje kubereka uyu munsi nta mafaranga ya excavation ukeneye, ni ukuza ukabugura then ukahita utangira kubaka, gushyiramo fondation uzamura etage yawe cyangwa kadasiteri cyangwa any konoshi cyangwa any bungalow house wayubakana, kuko bino bibanza twaje kubereka biri muri zoning ya R1. So okay, zoning ya R1 iguha option zishoboka zose bwo ushobora kwifuza kubaka. Ushaka kubaka etage, ushaka kubaka kadasiteri wayubaka hano. So urumva ko nyine ni mari z'ubutaka zitagomba kubacika kameme. So buno butaka rero twaje kubereka nkuko muri kubyibonera, dufite view y'ikiyaga rwose cyiza dufite hano cya Rweru, n'ikiyaga cyiza nkuko muri kubibona. So urumva ko utuye hano kujya ujya koga ni hafi, ushaka kwagenda n'amaguru hagati y'iminota 15, waba ufite imodoka cyangwa moto ni minota 5 ukabugeza hara hepfo ku kiyaga. So urumva ko ni mari zitagomba kubacika kandi zikuboneka ku giciro cya miliyoni 4 n'igice. Urumva ko ari imari z'akataraboneka zitagomba kubacika. Kandi nimba ushaka kuhasura waduhamagara cyangwa ukatwandikira cyangwa ukareba kuri Instagram, hariho contact zacu na hasi muri description mwabonamo contact zacu, ukaduhamagara tukaza kubereka zino mari dufite nziza z'ubutaka ziri ku isoko hano mu Bugesera zigurishwa. Murakoze.